Iyi radio mwumva ni radio inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Akunze radio inkingi ndabasuje muri kumwe na Musabyimana Gaspard. Ndabasuhuje umwaka wa 2024 2024 turimo turokozaho imitwe y'intoki. Uyu mwaka wa 2023 rero turimo turawurangiza. Hari umukunzi wa radio inkingi wanyibukije ati ubundi iyo umwaka urangiye tugomba gusubiza amaso inyuma tukareba. Ati ngiye hari ikintu nakubwiraga kugira ngo urebe niba wagisesengura ukongera gukora ikiganiro. Yanyibukije ko muri uyu mwaka habayemo discours byiza Kagame zavugiwemo amagambo akakaye cyane. Yambwiye imwe yavugiyemo ibintu by'ibifobagane, abwira abantu ko ari ibifobagane. Ni discours yavuze kuri 28 z'ukwa gatatu muri uyu mwaka. Ariko aranyibutsa arambwira ati hari ni discours ikakaye burya yavuze wenda abantu batatinzeho. Nire yavuze agiye Musanze kuri 24 z'ukwezi kwa 8 muri uyu mwaka n'ubundi. Izo discours zombi nazisubiyemo nanjye ndareba iyo y'ibifobagane yo umuntu arayumva kumva nyine ko yari yabifatiye ku gahanga rwose akabazabya by'intangarugero yabifatiye ku gahanga. Ariko n'igihe abivugaga avuga ko ari bifobagane yatitizaga intoki ugasanga ari abantu badafashe mbese barimo basa n'abadafite urugingo. Ngaho namwe ni mu ubundi nahinze ko Abanyarwanda banga umugayo, Abanyarwanda ikintu mu rurimi rw'amahanga bita kuba spineless mu Kinyarwanda umuntu yabigira ati n'abantu baraho batagira essence, batagira n'umutima ushobora kwanga ikintu ngo uvuge ntabwo icyo gishoboka ndacyanze. Ibintu biraho bihora bimeze nk'iki mbese cyondo biraho bifobagana bitageramo akantu gakomeye wumva n'icyo mvuga ni ikintu kiraho gifobagana kiraho kiki. Abanyarwanda muri aho ni ibintu kuba ndi umwe muri mwebwe birambabaza. Ubu nuko mumeze muri ibintu biraho bitagira icyo byanga, bitagira icyo bikunze kizima, bikaba ibintu bijyana amazi akaza kagutembana akagutwara ukagendera hejuru ukarinda aho kuroha ukaba wanapfa. Ubu nuko mumeze mwebwe mwese muri hano abayobozi, guhera ku muto kugeza ku mukuru n'igihugu cyanyu. Ubu nuko kimeze. Muri abantu bakwicara mu cyondo ntumenye ko ari n'icyondo, ukavuga ngo ntakivamo, ntajyahagurukamo, kikababara kikagira agahinda, ukibera mu cyondo. Nuko mumeze. Ubu muri ibintu bifobagana gutyo mwese. Iyi discours navuze ntacyo nyivugaho byinshi cyane. Iyo ntindaho gakeya ningiye yavugiye ku Musanze. Agiye Musanze rero Perezida Kagame yahuye nabo bita ngo bavuga ari kiyana. Abo bantu yavuze discours y'iminota hafi 40, ariko yavuzemo amagambo menshi akomeye ndetse amwe yakamenura muhini. Ikibazo cyari cy'abakono ariko ntabwo ari cyo yavuze cyane. Yatangiye avuga ko u Rwanda nta majyambere rwigeze rugira mu myaka yose rwabayeho mbere ko inkotanyi ziza. Yaravuze ngo mu myaka 30 ngo cyangwa 40 ngo murebye aho twavuye ngo naho tugeze ubu ngo nta kintu cyari cyarakozwe ngo aho bari baramusize muri za 60 ngo niho barusanze ngo ndetse barasanze barasuye inyuma. Urumva ko nyine baje bagashyiraho iterambere, amajyambere ngo nta cyagezeho bati ni iterambere. Ibyo bintu rero yabivuga kandi usanga icyakora nawe arabisobanura akavuga ati ese murabyumva ibyo mvuga, kuko
uriya gusobanura ibintu utavuga ukuri birorohanya cyane. Ariko reka mbaze rero n'ikibazo, uru Rwanda tumaze imyaka ingahe twitwa ko dufite ubwigenge? 60 n'ingahe? Guhera icyo gihe abandi nabo bafite aho bari uwari uzi u Rwanda icyo gihe akagenda akajya ahandi cyangwa se akazuka, nyuma y'imyaka 30 cyangwa 40 yaraje asanga u Rwanda rusa rute binyuranije n'ibyasize 61. Mwibwira ko yasanze iki kinyuranyo kimeze gite? Yasanze iki? Yasanze ibintu ari kwa kundi cyangwa biri hanyuma? Sibyo? Okay, nimumbwirega wenda mushaka kuba mubizi kundusha. Yasanze byarabaye byiza kurusha intambwe zingahe? Byikubye inshuro zingahe? No, abanza ibyanjye byananiwe kumvikana. Icyo nshaka kuvuga, hari ibindi bihugu ku isi mu myaka 40 byavuye aho natwe twari turi bigera ahadukubye ubu birenze imyaka 40. Aho turi ubu twitwa ngo hari intambwe twateye nyuma y'ibyago igihugu cyagize muri 1994. Harakongeye kazamukaho nabwo ni gato, ariko abo twari ku rugero rumwe hari ibihugu bimwe bigeze ahantu hadukubye inshuro 500. Murabyumva? Muzi igihugu bita nka Korea? Murakizi? Ataragerayo muracyumva? Muri za 60 mwagwaga miswi. Nibyo. Mwagwaga miswi muri za 60. Ariko ubu ugiyeyo ni inshuro nyinshi dukubye. Muri disikuru kandi yavuze mu kibazo kwica, yavuze mu kibazo cyo kwica, aravuga ati iyo wicanye amaraso akumiramo. Ni ijambo rikomeye cyane. Iyo ntekereje abasirikare biko kuva mu 90 bishe kuva ibyumba bakayuguza igihugu bakaba bakica, ari amagambo yagombye kugira icyo ababwira. Burya no kugira mu muryango wishe erega nayo nama kuba burya ntuzakubeshye. Icyaharara nakakiriranwa kigeraho kikamukubita hasi. Nta wica ugira amahirwe, nta wisha ugira amahirwe na busa. Umena ay'abandi ayawe akakumiramo. Ikibazo cy'abakonora kugira ngo agisasire kandi akiremereze yatangiye kugishyiramo iby'ubumwe bw'Abanyarwanda. Uzi ko ubumwe bw'Abanyarwanda nabyo byabaye igikangisho kwica ubumwe bw'Abanyarwanda.
ibintu byo kugarura ikintu cyo kwironda kugera gute tuzi icyo byadusigiye ntawe twakwemerera ko bisubira. Ejo bunda so ngiye kumva numva kandi ndabaha n'amakuru gega mwumve. Iminsi yashize nahamagawe n'umukuru w'ingabo arambwira ati hari ba ofisiye nafunze kubera ko bari mu bintu bitasobanutse. Ndamubwira nti ni ibiki, ndamubaza ni ibiki, arambwira ati ndetse umwe muri bo yari yaratumwe hanze ku kazi, nagiye kumva numva ngo ari hano yarabeshye aza mu bintu biraba ati naho ati hari ibintu biri muri aka karere yajemo izi ni ibiki, ati ngo hari ibintu byazamutse by'amoko amoko byasubiriye kandi abahutu abatutsi bya bindi byarimbuye u Rwanda icyo cyamuzanye hatoya ati noneho bifite indi ntera. Tamaze iyo ntera noneho ni iyi nibwo ambwiye ngo hari abantu hari ukundi babyita mu Kinyarwanda ubwoko bundi ni rusange bivuze ibintu byinshi. Hamwe ati hari abantu ati ngo bitwa abakono bashaka kwimika umwami wabo ati hamwe nze okay ibyo bikiraho ibyo ndabyumva bashaka kwimika abami abakono n'uwo musirikare niwe byamuzanye abandi bo hari ubwo wabyirengagiza ukavuga tuzambikurikirana hanyuma ariko urambwira ngo uwo musirikare uwo mukoroneri yaje muri ibyo ati namwe ntiwagize neza kubafunga yafunze bari nka 2 cyangwa 3 ntiwagize neza kubafunga ariko mukurikirane mumenye ikibazo icyo ari cyo mumbwire kirenzaho ni kuko iyo ibintu bimeze bityo haba hari ibindi birenze biri inyuma. Nicyo kintu cyahereye cyo kiza mu Rwanda kandi koko twaje gusanga ibintu bindi byinshi birenze n'ibyo ubwo ndaza kubigeraho nabyo. Yarabikajije cyane ageze avuga ko ibyo bintu ndetse ari umwanda. Urabizi yo uraho aho ibyo nahoze mvuga byo gukubura umwanda iyo utawukubuye ngo uvaneho ukaguma utwikira bigeraho umwanda ukaba mwinshi umunuko ukaba mwinshi ugapfumura bya bindi uhora ushyira hejuru ukagusanga aho uri hose ugatangira kumva utari ko hari ahantu hari ikintu so ibyo nabyumvise nk'ikintu cyarenze kitangira kunuka ariko ari kinini kurusha. Uriya Kazura rero bari bagize umutware w'abakono icyo yazize kirumvikana iyo wumvise aya magambo ya Kagame yavuga ko hari umuntu wihariye amasoko utekereza ko nyine amasoko yose mu Rwanda agomba guharirwa iriya sosiyete yabo yitwa Crystal Ventures. Oya no kuba kuri Kazura hari aho yageze nawe akumva amaze kwiyumvamo akantu ntiyabanyuraho ngira ngo niho ruzingiye. Uwo mwagiraga umuyobozi w'umuryango ntabwo ari umuyobozi w'umuryango gusa waje kumbwira ko ni nawe ufite bizinesi zose iyo bita tenders mu Kinyarwanda ni iki amasoko nguwo niwe ubona n'amasoko ya leta gusa cyangwa se niwe utwara 80% y'amasoko abandi bakagabana 20.
ndavuga ibyo bibaho ngo niko bimeze okay kandi bimaze igihe in fact icyo bivuze ni ukuvuga ngo erega n'ubundi kubera ko afite ubwo bubasha ibintu byose ari we bitwara afite n'ayo mafaranga ayo niyamugize n'umwami nta nubwo ari ikindi ibyo kuvuga ngo ni uko ari iki mu muryango mu bwoko ibintu biganaho ibindi biri nyine ubwo niko byagenze yakomeje kuvuga akomeza kuremereza ikibazo ndetse ageze ahagihinduramo icy'abahutu n'abatutsi kugira ngo mbese yerekane ko ubwo bumwe bw'abanyarwanda kazozure yarabugeze habi nabo bari bafatanyije ntabwo rero byari byoroshye ariko reba ukuntu ikintu cyo gutandukanya iteka aho kibera kibi ibi byatangiye byitwa ngo ni ubwoko bw'abakono bwagize butya n'uyu bamugira umukono bagiye kwimika kandi niwe watwaye amasoko yose barangije bivaho bijya muri bwa bwoko bundi ubu aha twagize ikibazo cy'ayo moko gutyo turangije tujya noneho no mu cy'abahutu n'abatutsi urabyumva how dangerous it is byavuye muri clan alright birangije byarabishya biranyerera bijya no muri ethnic ibyo nibyo bacukumbuye baje kugeraho ndetse yageze aravuga ati bari bagomba bashatse kumfatana ubutegetsi kuko yavuze ngo uwo mukoroneri waje muri ubwo bwo kwa kazoza ngo yaje rwihishwa kuko ngo yari mu butumwa bw'amahoro ariko bumva ngo yageze i Kigali ni ukuvuga rero ko kazoza yari amaze kuba umutware afite n'ingabo ntabwo byari koroha yari amaze gufata igice cy'ubutegetsi ngira ngo ni nabyo byabateye ubwoba byatumye ibintu bigera hariya ejo bunda so ngiye kumva numva kandi ndabaha n'amakuru ugega mwumve iminsi yashize nahamagawe n'umukuru w'ingabo arambwira ati hari ba ofisiye nafunze kubera ko bari bari mu bintu bitasobanutse ndamubwira nti ni ibiki ndamubaza ni ibiki arambwira ati ndetse umwe muri bo yari yaratumwe hanze ku kazi tunagiye kumva numva ngo ari hano yarabeshye aza mu bintu biraba ati naho ati hari ibintu biri muri aka karere yajemo izi ni ibiki ati ngo hari ibintu byazamutse by'amoko amoko byasubiriye kandi abahutu abatutsi bya bindi byarimbuye u Rwanda icyo cyamuzanye hatoya ati noneho bifite indi ntera tamaze iyo ntera noneho ni iyi nibwo ambwiye ngo hari abantu hari ukundi babyita mu kinyarwanda ubwoko bundi ni rusange bivuze ibintu byinshi ambwira ati hari abantu ati ngo bitwa bakono bashaka kwimika umwami wabo ati ambwira okay ibyo bikiri aho ibyo ndabyumva bashaka kwimika abami abakono n'uwo musirikare niwe byamuzanye abandi bo hari ubwo wabyirengagiza ukavuga tuzambikurikirana hanyuma ariko urambwira ngo uwo musirikare uwo mukoroneri yaje muri ibyo ati
bamwe ntibagize neza kubafunga yafunze bari nka 2 cyangwa 3 ntibagize neza kubafunga ariko mukurikirane mumenye ikibazo cyari cyo mumbwire kirenzaho ni kuko iyo ibintu bimeze bityo haba hari ibindi birenze biri inyuma nicyo kintu cyahereye ko kiza mutanavuga kandi koko twaje gusanga ibintu bindi byinshi birenze n'ibyo ubwo ndaza kubigeraho nabyo ngibyo nguko namwe bakunze ba radio Inkingi uzajya ugira kandi kantu yabona yajya mbwira twajya tugacukumbura tukongera tukareba cyangwa tukibutsa ngaho mwirirwe mwari kumwe na Musabyimana Gaspard.